Hallelujah. Hallelujah. Baririmbye ngo Imana iturinde imisemburo yo muri iyi si, imisemburo yanduza umwuka ikanduza ubugingo ikaba yatuma Imana itatwishimira. Twongera Imana yacu amashyi menshi cyane. Let's give a round of applause to our God. Kubera kuko aba ari umugoroba wo gusenga, turasoma ijambo ry'Imana, prayer, going to read the word of God, turivugeho uko umwuka yatuyoboye, and then we are going to speak according to the Holy Spirit direction, dusenge, and then we are going to pray. Amen. Turasoma muri Habakuki. We're going to read in the book of Habakkuk. Ni igitabo cy'umuhanuzi Habakuki. It's a book. Harimo bita minor prophets, abahanuzi bato. Habakkuk is the minor prophet. Turasoma Habakuki ibice bitatu. You're going to read in the book of Habakkuk chapter 3. Umurongo wa 18. Verse. Nako turahera ku murongo wa 17. Verse 17. Turageza ku murongo wa 19. Up to 19. Yes. 17 turasoma 18 tugeze no kuri 19. Going to read verse 17 up to 19. Turaza kureba ibintu bibiri. We're going to see two things by'ingenzi that are very necessary. Umuntu usenga Imana that a person who prays agomba kuba afite mu mutima we. Should have in his heart. Ibintu bibiri by'ingenzi tugomba kwegera Imana dufite mu mutima. The two important vital things that we should have in our heart when kandi byamfashije cyane nawe biraza kugufasha. And it really touched me, and I hope it's going to touch you too. Reka dusome mu izina rya Yesu. Let's read in the name of Jesus. Haravuga ngo naho umutini utatoha, though the fig tree may not blossom, n'inzabibu ntizera imbuto, no fruit be on the vines, bagahingira ubusa imyelayo, though the labor of the olive may fail, n'imirima ntiyera imyaka, and the field yield no food, n'intama zigashira mu rugo, though the flock may be cut off from the n'amashyo akabura mu biraro. and there be no held in the stalls. Murumva kuko ni langaje y'umuhinzi mworozi, yari ariho avuga nk'umuhinzi n'umworozi. So it's a language of someone in the livestock. Kubera ko mu gihe cye ubutunzi bwari bushingiye mu korora no guhinga. Because how they were counting the richness was in farming. Nakuvuga ngo umuntu wahinze akarumbya, it means someone who cultivates don't get a yorora harvest ntizunguke, and get no flow, nta kimenyetso nta byiringiro by'uko azagira ubuzima bwiza ejo hazaza. It meant that there was no hope for tomorrow for that person. 18 Verse 18. Nubwo ibyo byose avuze haruguru bitashobotse, even if all the above mentioned things are not going to be possible, nta kabuza yet ko nishimira Uwiteka, yet I will rejoice in the Lord, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. I will joy in the God of my salvation. 19 Verse 19. Uwiteka, the Lord, Yehova, God, niwe mbaraga zanjye, is my strength. Ibirenge byanjye He will make my feet abihindura nk'imparakazi. like a deer's feet. Hallelujah. Amen. Kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Amen. And he will make me walk on my high heels. Azantambagiza aharengeye hanjye. And he will make Amen. me walk on my high heels. Ngiye kuganira namwe mu gihe gito kugira ngo dusenge. Just going to have a short conversation for us kandi to pray mureke after. twongere twibutse kumva kuko ijambo ry'Imana nyine ni ijambo ry'Imana. And I want once again to remind you that the word of God is a word of God. Tuba tugiye kuganira n'abantu bumvisha ibintu byinshi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Because they are conversing with people who had a lot in their mind from morning to bimwe evening. birimo na ya misemburo baririmbaga hariya ngo Imana ibiturinde. They have been in a lot of things. Rero mureke umwanya w'ijambo ry'Imana nyine tufate nk'ijambo ry'Imana. So I want you to take this Hallelujah. moment of the word of God. Ndabwira ibintu bibiri nakuye muri passage. I'm just going to tell you two key things that I've
umuntu ugiye gusenga Imana someone who is about to pray agomba God, kuba afite mu mutima, attitude agomba kuba afite mu isengesho. the attitude that a person should have in a prayer. Kuko Abakuki yarasenze Because Habakkuk prayed mu gihe kigoye, in the tough times. Israeli yari yahuye n'ibibazo byinshi, Israel was facing agira troubles, ishyaka and he had the zeal n'agahinda, and sadness. abona ibintu bitagenda, akomeza kubaza Imana mu bice bibanza, Mana kubera iki, kubera He iki. saw things that weren't going well, and he started to ask God Ariko why. asoza avuga aya magambo, But he ended by aravuga ngo mentioning this naho word ibyo ntekereza ko ari umugisha ntabibona, and say, even the things that are supposed to be a blessing to nta me may not kabuza happen. There is nothing that is going to stop me ko nishimira Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. There is nothing that is going to stop me to rejoice in the Lord of my salvation. Hallelujah. Hallelujah. Icya mbere dukura muri iki gice The first thing that we draw from this verse ni uko umuntu wegera Imana is that someone who is in the presence of the Lord agomba kuyegera afite concept mu mutwe y'Imana imwe gusa kandi Imana ye. he should approach God with one concept of one God, the God of that person. Nta kabuza ko nishimira Uwiteka nkanezerwa mu Mana imwe y'agakiza kanjye. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Kwegera Imana mu mutima no mu mutwe no mu mubiri wawe, wibwiye wiyemeje ko iyo Mana wegereye ariyo yonyine iriho kandi ari yawe. Approaching God while you have set in your mind that there is only God that you believe in. This is something that is very strong. Hallelujah. Hallelujah. Shobora kubivuga gutyo ukumva kuko ariko bimeze, ariko kirakomeye kugisobanukirwa, kirakomeye cyane. You might take it lightly, but it's something that is very strong. Niba nje imbere y'Imana ngomba kuza nzi ngo iyi nzi imbere niyo yonyine Imana ibaho, nta yindi. If I come in the presence of the Lord, I come with firm belief that there is only God, only God. Niba mpushije iyi nta yindi iriho, ni mfite yonyine. There is no other alternative. Abantu barankunda, people love me, ariko mu bankunda bose nta Mana, bose si Imana. But among all of those people who love me, there is no God among them. N'abatankunda, even those who don't love me, muri bo nta Mana ibarimo. among them there is no God. Ibinyubaka birahari, There are things that build me up, ariko si Imana. but they are not God. Ibishaka kunsenya birahari, The things that want to destroy me, ariko si Imana. they are there, but they are not God. Hari Imana imwe There is only one God mfite, that I have, kandi iyo nyegereye and when I approach, ngomba kuyegera nzi ko ariyo soko y'ibisubizo by'ibyo nshaka kandi ari Imana yanjye. I approach Him as the only God, the source of every solution that I'm seeking, my only God. Umva ukuntu Yesu yasenze muri Matayo 27. We're going to read in the book of Matthew 27, talks about how Jesus prayed, 46. verse 46. Matayo 27:46. Matthew chapter 27, verse Umva ukuntu 46. Yesu yasenze. This is how Jesus prayed. Iyi niyo attitude Abakuki yari afite. This is the attitude that Habakkuk Ku had. isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud Eli, voice, saying, Eli, 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 lama sabakitani. lama sabakitani. Bisobanurwa ngo, That is, Mana yanjye, my God, Mana yanjye, my God, niki kikundekeshe. why have you forsaken me? Reba hariya hatangira. See the beginning of the sentence. Yasenze mu rurimi rwa Aramayike avuga ngo Mana yanjye. He prayed and then he mentioned, my God, my Hallelujah. God, Mana yanjye. my God. Ni fondasiyo ikomeye y'isengesho
no kwizera no gukorera Imana. Iyi niyo Mana gusa kandi niyo Mana yanjye. This is a firm foundation that proves that this is the only God, the God to be served. No muri concept y'umuco w'Abanyarwanda, Imana nyine aba ari Imana. Imana ni être supreme iri hejuru itameze nkawe. Hari ibyo isaba wowe udafite. Even in our Rwandan context, God is above each and everything. You request Him what you don't have and what you are not capable to give to yourself. Ibi bivuze ko iyo ari ukubitekereza, this means if you have this thought, this belief, iyo uyivuye imbere kuyisenga, when you come from praying Him, ubuzi kuko wabwiye umuntu umwe ushobora ibintu abandi bose badashoboye. You know that you are coming from someone who is able to do what others are unable to do. Ikindi nukuba witeguye kandi ukaba ufite ubushizi bw'amanga udafite isoni zo kuba wabwira abantu ko wabwiye Imana ntabwo bufite, urategereje Imana izabikora kuko nta yindi iriho. And you also very firm and very confident to even share with others that you've spoken to God. Nabibwiye Imana. I've told that to God. Abandi bakora ibindi ariko iby'Imana nyine narabibwiye nuko niyo yonyine. Others can do the rest, but what belongs to God is for only Him. Niba Yesu yarasenze yasenga ngo Mana yanjye, Mana yanjye. If Jesus prayed that prayer and then said, My God, kwari kugaragaza ko igisubizo n'Imana ari imwe gusa nta yindi. He was addressing and saying that the solution has to come to His only God. Niyo soko y'ibisubizo. He is the source of solutions. Hallelujah. Hallelujah. Kandi niyo Mana. And He is the only God. Ibindi byose bishobora kwitwa Imana ariko iyi naje imbere njyewe niyo nzi ko ariyo Mana. Other things can be called gods, but this one is very specific God that I'm coming in front. Buriya ikintu kimpa imbaraga zo kujya gushakira, reka nvuge ku rugero, visa yo kujya wenda i Burayi nkajya kwishakira aho bazitangira, sinjye kwishakira ku murenge, sinjye kwishakira ku muyobozi w'umudugudu, nuko nzi ko ari bo babifitiye ubushobozi. Naho nyine Something that gives me nicyo kimpa kujyayo nyine. Something that gives me a security and empowers me to reach to a certain embassy without going in on local leaders or other sectors is because I'm firm in believing that the only institute that can provide that visa. Hallelujah. Hallelujah. Ubu niyo waba unkunda nkaba nzi ko unkunda ariko nkabona nk'unyandika ibaruwa ukambwira ngo hayibwe n'igihugu bwa Amerika, nakubwira nti urakoze ariko nta bushobozi ubifitiye. Even if you can love me so much and then you wake up, biturutsaho bidashoboka. You wake up, you take your letter and then you said, I give you the nationality of USA, I would know that it's not in your capacity to do so. That's an example that I'm giving. Umuyobozi w'umudugudu wanjye buke mu gitondo akambwira ati Mutama witwara neza muri quartier urinda shikirwa none ngo haye diplome ya doctora mu mategeko. Namubwira nti urakoze ariko watekereje ibintu bidashoboka. If I wake up one morning and my village leader is like, you're so exemplary, so I give you a PhD degree, I'll be like, thank you, but it's not in your capacity. Kaminuza ije ikabimbwira cyangwa ministre w'uburezi nkabona abafite ubushobozi babikoze, ndabyemera ko nzi ko source niyo irimo nizo mbaraga zo gutanga icyo ngicyo. But when a university would approach me for that, I will be very confident because I know that it's in their own capacity to do so. Bishobowe n'Imana gusa. So there are things that are only capable to be done by only God. Hari ibintu bishobowe n'Imana gusa nizo mpamvu yitwa Imana. There are things that are capable to be done by God, and that's the reason why it's called God. Nizo mpamvu yitwa Imana nuko ariyo yonyine ibishoboye. God, because it's the only one capable to do so. Ni ngombwa rero ko iyo tuyije imbere, so it is important that whenever we reach in His presence, ibyo binyugunyugu bindi byavuye muzi ngo nje imbere y'Imana yonyine kandi Imana yanjye. We have to be in His presence. Why we have removed all distraction, to be like we are confident that we are coming in presence of my only God. Izo mpamvu Dawudi avuga ngo nzinjira mu marembo ye shima, ninjire mu bikari bye ndi guhimbaza kuko nzi ko nagiye mu nzu
y'Imana imwe kandi yanjye. That's the reason why David said, I will enter in his gate praising and in his court worshiping. Ushobora kuvuga uti none ko hari izindi se zibaho, zirahari nyinshi. You would ask yourself, so are there other gods? Of course there are plenty. Zahinduye amazina ariko zirahari. They have changed names, but they are still there. Za zindi Paulo yasanze muri Atene mu byakozwe n'intumwa 17. Those ones that ntabwo nubwo muri societe y'iki gihe ntizigifite amazina ya kera twiga muri histoire no muri mythology, zimwe zitwa za Zeus, izindi zitwa za Venus, izindi zitwa za Sophia, ari amazina nubwo atagikora hano, ariko imyuka yazo zirakora, nizo ziyoboye abantu benshi. They no longer have their ancient titles, but their spirit is still leading. Imana y'ubutunzi, the God of richness, Imana y'ubwenge, God of wisdom, Imana y'urubyaro, God of Imana y'imbaraga, babies, God of Imana strength, y'icyubahiro, God of honor, Imana y'uburumbuke. God of harvest. Iyo usomye aho zanditse uravuga ngo kwa jina la Yesu, kandi ugasanga wenda urayiramya, kuko iyo ujya gusenga ntuyiha umutima wose. You might dismiss those gods, but when you go in presence and in praying them, you don't believe in your God. Nizo mpamvu Yesu yasenze akayiappropriaho akavuga ngo mana yanjye kandi mana yanjye. And that's the reason why Jesus, when he was praying, he addressed himself to the only God, and then he said, my God, my God. Gusengana iyo attitude n'Imana ikabona umutima wawe, iravuga ati uyazuwabwira ntaca ku ruhande n'Imana nanje abandi baza nyuma ariko niyo mana yanjye. And when God sees your attitude in praying, he's confident that you are addressing kandi nta muntu n'umwe wayegereye ayitirira ayireba mu maso nayimureba ariyo ngo imureke, kuko bizi ko nta handi uza gushakishiriza. And there is no one who has approached God when he was believing that there is no other alternative and was not answered by him. Hallelujah. 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 Kandi icyiza cy'Imana yacu, and the good thing about our God, iyo ushize muri ligue y'izindi zitwa Imana, irazisenya igaprova kuko ari Imana, ibindi byose ari ukwibeshya. When you mix our God with other gods, it destroys all other gods and prove himself who he is. Habakuki rero aravuga ngo ntishingikirije ku bimenyetso byo hanze. And then Habakkuk said, I'm not basing on other external tishingikirije factors. ko imitini n'inka n'intama bigaragaza uburumbuke. Not basing on how fig trees and cattle umutima uracyanyemeza kuko mfite Imana. My heart still convinces kandi me iyo that I Mana have mfite siyo bantije ni yanjye. And the God that I have is not the God that I've been told, but my specific God. Icyakabiri rero, And the second thing, uretse kuko ugomba kuyegera uvuga ngo iyi niyo Mana yanjye kandi niyo yonyine gusa. apart from approaching him, specifying that he is my God, my nuko only ugomba God, gutegereza ko izakuzanira agakiza. is that you have to wait for him, to wait for God to bring salvation to you. Imana ugomba kuyegera uzi ko ari yonyine. You have to approach God knowing that he's the only God. Itegeko rya mbere ry'Imana rivuga gute? What's the first commandment? Ntukagire indi mana mu maso yanjye. Icyo kintu kuki Imana igitindaho? God emphasizes on the fact that iyo you shouldn't usomye have God in muri his eye, other gods in Deuteronome, his eyes. numva ari Deuteronome chapitre 6 verset 4. When you read in the Gutegeka book kwa of kabiri ibice bitandatu umurongo wa 4. when you read in the book of Deuteronomy, Reka chapter bahadushakire muri 6, kabine baha project naho mpavugiyeho gato. Gutegeka kwa kabiri ibice bitandatu umurongo wa 4. Deuteronomy chapter 6 verse 4. N'indirimbo abaheburayo bita ngo ni Shema Israel. One of the songs of Hebrews. Uko mu giheburayo bavuga ngo Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Elha. No kuvuga ngo umva yewe Israeli, Uwiteka Imana yawe niyo Mana yonyine gusa. Hallelujah. 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 Umurongo wa 4. Verse umva 4. wa bwoko w'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu. Hallelujah.
Hear Israel, the Lord ni our God, Uwiteka wenyine. the Lord is one. iyi shema ni indirimbo isubirwamo muri za assemblée zose, mu materaniro yose, mu minsi mikuru yose y'abayuda, kugira ngo bibutse buri muntu buri kanya indirimbo babwire ngo shema Israel, umva yewe Israel we, Uwiteka Imana yanyu niyo yonyine gusa. Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hallelujah. Iyo niyo nza gusenga uyu mugoroba. This is the God that I pray Mutwe this nta kindi evening. nakubuye nzi ngo niyo yonyine kandi nyitegerejeho agakiza. Without anything else in my heart and believing that I'm waiting for the salvation to come from Him. Kuko agakiza nakuwiteka. Because the salvation belongs to God. Hallelujah. Hallelujah. Ubivuze neza Imana igumugisha. Salvation belongs to God. Agakiza nakuwiteka. Iryo jambo belonging nuvuga ngo ni appartenance, nakimana yonyine, ntikazava iburasirazuba, ntikazava iburengerazuba, kava ku Mana yonyine gusa. The salvation only belongs to God. It's not going to come from east or west. It only comes from God Kuko alone. iyo usomye ibyahishuwe ibice 7 ngira ngo ni umurongo wa 10. Because when you read in the book of Ibyahishuwe ibice 7 umurongo wa 10. Revelation chapter 7, Dusoza kugira ngo dusenge. you're going to conclude. Ibyahishuwe 7 umurongo wa 10. Verse 10. Umva wajuruwe uhora unyibutsa ya magambo mu bihe by'imanza, mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi, n'umukunzi Yesu n'umukunzi. Kaduhere ku murongo wa 9. Let's start from verse 9. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, abo ni twebwe. Hallelujah. Umva uko tuzaba tuvuga ngo agakiza n'akimana yacu belongs to our God, yicaye ku ntebe, who sits on the throne, n'ak'umwana w'intama, and to the Lamb. Hallelujah. 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 Agakiza n'akimana yacu. Salvation belongs to our God. Kuki tuzabivuga kiriya gihe tutabivuga ubu nyine? Why are we going Nuko to be ubu speaking nyine of that on that time, haracyariho not this imisemburo time? myinshi ituvangira tukagira ngo birava iburasirazuba, birava iburengerazuba, birava oya, reka hakiri kare, tukiri hano. Hallelujah. The reason why we don't speak more about Dutinyuke, that is dushira because of the amanga, instructions that dushira we have. ubwoba. Nta yindi Mana iriho itari Imana twakurikiye yaremye ijuru But n'isi. even if we're still on the earth, we have to be firm and speak Kandi out how we are Imana ni following Imana the only itanga God. agakiza. And this God that we serve is the one who provides Izadukiza, salvation. izadutabara. He will rescue us. Agakiza ntabwo ari ugukira gusa ibyaha, ni ukudukiza no mu bindi byose. The salvation is not only about sins, but it's also about Izadukiza indwara, rescuing us from other things like sickness, izadukiza ubukene, like poverty. izadukiza He ibiturwanya. will rescue us from those who are fighting against Habakuki rero us. arasenga, And Habakkuk prayed, aravuga ngo mu gihe ngitegereje ibisubizo, said, in the meantime, when I'm still waiting for the nta answers, kizambuza there is nothing that kunezererwa is going to stop me from Imana rejoicing y'agakiza kanjye. in the Lord of my salvation. Kandi Imana And God, nzi ko izampa imbaraga, I know that He's going to give me ikongera strength ikanyubaka, and will build me up yarangiza again. ikanzamura ku And gasongero, then He will put me on the ikongera high ikangeza hills mu byiza. in the goodness. Hallelujah. 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 Zaburi 16 umurongo wa 10 hanyuma dusoza. The book of the sing. Psalms, chapter 10.
chapter 16 verse 10. Chapter 16 verse 10. Zaburi 16 umurongo wa 10. Kutazareka umwana wawe wajikuzimu uwera wawe. Hallelujah. Haravuga ngo kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo buzi kuzimu. For you will not leave my soul in the kandi soul. ntuzakundira umukunzi wawe kwabona kubora. Nor will you allow your Holy One to see ntabwo Imana corruption. izabandona, Imana ntizatureka, Imana ntizagutera, Imana y'agakiza kacu, Imana yonyine, The God of our salvation is not Jehova, going to Imana forsake yaremye us. ijuru n'isi, Jehovah. Imana yadendetse ijuru ikarishyira ku busa, Imana yashizeho ukwezi n'izuba, Imana yashizeho inyenyeri, Imana yafashe imfatiro z'isi ikazishyira ku busa. Niyo Mana yacu, niyo Mana ishoboye, niyo Mana yumva gusenga, niyo Mana iri hano, niyo Mana twikoreza imitwaro, hirya yayo nta yindi Mana, niyo yonyine twegereye. Niba tuyegereye dushize amanga, tuyishima, twizeye, twiringiye, kuko iraza kutumva. And it's going to hear us. Hallelujah. Hallelujah. Iraza kubikora. It's going to do it. Iyi twegereye nona This God that we niyo Mana yonyine, approached, He's the only God. kandi ni Imana yacu, And He's our God. kandi niyo Mana ikiza yonyine. And He's the only God who Biravuga ngo saves. ese yarambuye The Bible ukuboko says- gukiza, ninde wayikoma mu nkokora akayibwira ngo ibyo uri gukora ni ibiki? Who is going to distract. Yakinze, If He closed the ninde door, ushobora gukingura? Who is going to open the door. Yakinguye, If He has opened ninde the door, ushobora gukinga? He's going to close. Ni Imana ya za impossibility, He's the God who is above ni all Imana y'ibidashoboka, He's the God of ni Imana impossible. izura abapfuye, God who ni Imana resurrects yita those who ibitariho died. nk'ibiriho, He's God who creates ni Imana those that uko are yahoze out ni there. kwiri niko izahora iteka ryose. And the way He was, Ni Jehova Imana ishobora byose, He's able. Jehova to do El everything. Shaddai, Jehovah El Jehova Shaddai. Shama uri hano, Jehovah Shammah. Emmanuel Imana iri kumwe natwe, He's Emmanuel. niyo God is bendera with us. ryacu, ni umugabo w'ingabo, ni Imana idatsindwa. He's the God who never fails. Shekina muze turimba indirimbo ivuga ngo Mighty warrior, great in Going to sing a battle, song to Shekinah. tuvuge ngo puissant guerrier, Imana ikubita ibipfunsi ikinjira ikagera iwawe ikakurokora. Hallelujah. Duhaguruke hanyuma dusenge Let's all iminota stand dusigaje, and pray in the dusenge remaining dufite minutes that we attitude have. yo kumva ko iyi Mana twasanze Let's pray with the ariyo Mana attitude, yonyine, kandi ibindi byose irabirangiza. believing Ibyo that the only God that twayibwiye we're approaching is the one. twabigejejeyo. Our prayers are heard by Him. Kandi muririmbane power. And sing with power and strength. Jehovah es sono. 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 Oh, Jireh es sono. Jireh es sono. Jireh es sono. Oh, Shama es sono. Shama es sono. Oh, Shama es sono. Shama es
ramya Imana utekereza izina ry'Imana ikomeye. Jehovah is your name, Jehovah is your name. Mighty warrior, mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Hallelujah. 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 Woo! Tugiye gusenga We are going to pray, ariko dusengere mu ntsinzi. but we are going to pray in victory. Imana yakubise imfura zo muri Egiputa God who has killed the firstborn from igacamo Egypt, inyanja itukura and he parted the Red Sea, igatsinda Yeriko and he made the walls of Jericho to fall igatsinda down, Ai igatsinda abami igatanga ibihugu. and the one who defeated kings and Niyo Mana nations, yacu. he is our God. Uyu munsi tugiye gusenga Today we icyifuzo are wazanye, going to pray the prayer request icyo that ufite you ku wrote, mutima. the prayer request that you have in Iyi your niyo heart. adrese nyakuri. This is the right address. Imana yawe niyo adrese nyakuri. Your God is the only address. Wageze iyo You ujya, are in the right place. yiteguye He's ready gukora to do ibikomeye the mighty things hagati mu bwoko bwahaye. in the midst of his people. Uwiteka Mana yacu, uracyari ya Mana, ntiwahindutse. Ije imbere yawe kuri uyu mugoroba n'umutima umwe, n'ibitekerezo bimwe, n'ubwenge bumwe, werekejeho amaso, uzi ko ari wowe Mana yonyine, hirya yawe nta yindi Mana. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajepfo, amajyaruguru, nta yindi Mana. Ni wowe Yehova, ni wowe wenyine. Iyo mubwiye uba wumvise, iyo mugezeho magezi yonja, iyo mugezeho magezi yonja, ayara iyo mugezeho magezi yonja. Ni wowe adrese, ni wowe ushobora byose. Ibyo mugejejeho biba bigezeyo, ibyo mubwiye biba byumvikanye. Mana y'agakiza kacu, 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 Mana y'agakiza kacu. Imbaraga ni izawe,
gukomera ni ukwawe, ubutunzi ni uvi wawe, ibisubizo bivi wawe, icyubahiro kivi kwawe, kurama kuvi wawe, ubutunzi buvi wawe. Nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana, nta wundi usubiza, nta wundi ushoboye, nta yindi mana, nta wundi usubiza, nta wundi ushoboye. Ni wowe mana, ni wowe mana. Iyo uvuze, iyo utegetse birakomera. Mwami wacu, tuje imbere yawe, tuzi ko turi imbere y'Imana. Mu mutwe nta yindi dutekereza, nta wundi wabikemura, nta wundi wabizana, nta wundi wadukiza, nta wundi watuzahura, nta wundi waduteza imbere, nta wundi wadutabara, nta wundi wadukiza. Mu izina rya Yesu, ni wowe twiringiye, ni wowe niringiye, ni wowe niringiye, ni wowe niringiye. Ibyiringiro byanjye biri muri wowe gusa, mu mutima wanjye ni wowe nshyizemo imbaraga zanjye. Mu bigirwamana byose nta mana ihwanye nawe, ushobora byose, urakomeye. Mu izina rya Yesu turi imbere yawe, abana bawe, ibyifuzo byacu tubizanye imbere yawe. Uwaje imbere yawe ntasubire amaramasa, uwo wasubije ntasubizwe inyuma, uwo wakomeje ntasubire inyuma. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Mana yacu, ni wowe tuje imbere, twakugeza imbere. Nta wundi mutware, nta wundi bubasha, ni wowe biro ya nyuma, ni wowe mana yacu, ni wowe mana yacu, ni wowe mana ishobora byose, ni wowe mwami. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umve gusenga kwacu, tugusenze uyu munsi, kuko nta handi tuzajya, nta wundi tuzabibwira. Ni wowe tubituye, ni wowe dushaka, ni wowe dusenze. Mu izina rya Yesu, reka imbaraga zawe zitwishurire, uturamburire ukuboko kwawe, dutabarwe nawe, kuko gutabarwa kuba k'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nta yindi mana twambaza, nta yindi dupfukamira, nta yindi dusenga, nta yindi dushaka, nta yindi twubaha, nta yindi tuzubarara imbere uretse Imana yacu. Nta yindi tuzubarara imbere hatari Imana yacu, nta yindi tuzubarara imbere hatari Imana yacu, nta yindi tuzatangira amaturo hatari Imana yacu. Mu izina rya Yesu, ngwino mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka, tegeka. Baravuze ngo munyikoreze imitwaro, munyikoreze imitwaro. Ijambo rya niko rivuga, ikoreze Uwiteka imitwaro wawe azakuruhura. Wikoreze Uwiteka umutwaro wawe. Yesu, tukwikoreje umutwaro, ni wowe nikoreje. Ibyifuzo byanje mbishize iwawe, ibyifuzo byanjye nabikuzaniye. Twageze imbere yawe, twageze imbere yawe, twageze imbere yawe, twageze imbere yawe, twaje imbere yawe. Mu izina rya Yesu twaje imbere yawe, twaje imbere yawe mwami, twaje imbere yawe, twaje imbere yawe. Turi imbere y'Imana, ntituri imbere y'abantu, ntituri imbere y'ibintu, turi imbere y'Imana. Imana irema, Imana ikora, Imana ivuga, Imana ishoboye. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nta yindi Mana, mu izina rya Yesu, nta wundi ubishoboye. Mu izina rya Yesu, nta wundi uzadukiza amaboko y'ababisha. Ni wowe wenyine, ni wowe uzadukiza amaboko y'ababisha. Ni wowe wenyine
uzadukiza, niwe uzaturokora, niwe uzaturamira. Ni wowe Mana, 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 ni wowe Mana. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Bene data, tukiraho dusenga, aka kanya ni akanya gakomeye cyane. Ibyifuzo biri specific, ibyifuzo bifite amazina, ubizana imbere y'Imana. Twavuze ngo ugeze kwa Mana baba wageze yugi, nta yindi adresse, nta yindi biro iri hejuru ya biro y'Imana, kandi ntukeneye undi muvugizi. Yesu arakuvugira. Turinjira, Bibiliya iravuga ngo ihema icyakingirizaga hera, umwenda wakingiriza watabutsemo kabiri, ubu turinjira. Ibyifuzo biri specific, nizo mpamvu itorero ryashyizeho uyu munsi wo kuwa kabiri kugira ngo dusenge. Ibintu biri specific bifite amazina tubidepoze imbere y'Imana. Nona Imana yacu niyo yonyine ibishoboye, irabikora mu izina rya Yesu. Reka twongere dusenge, utekereze ibintu biri specific. Kandi Imana yawe ntabwo ari Imana nto ngo iraza kunanirwa ngo urayigenera. Wibwira ibikomeye wumva bitashoborwa n'abandi, bishobowe n'Imana gusa. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, tuje imbere yawe dufite ibyifuzo biri specific. Hari ibyo nzi ushoboye byose, hari ibyo mfite, hari ibifite amazina. Ndabifite, ndabikuzaniye, ndabigusangishije, ndabiguhaye. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, ubikore. Mana yanjye, Mana yanjye, ubikore. Mana yanjye, umva gusenga kw'abana bawe. Mana, umva gusenga kw'itorero. Mana, umva gusenga kw'abakwambaza bose, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana imwe gusa, ayalabaya aliya dara aya. Mana we, Mana, Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, urashoboye, urakora, uracyakora. Ntiwananiwe, ntiwatsinzwe, ntiwananiwe, ntiwatsinzwe, ntiwananiwe, ntiwatsinzwe. Urakora, 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 uracyakora, urakora, uracyakora. Na n'uyu munsi uracyakora, n'uyu munsi uracyakora. Urashoboye, urabikora, 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 urakora, urashoboye. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Uri ubuhungiro bwizewe, 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 uri ubuhungiro bwizewe. Ntawe ubuhungiyeho uzakorwa n'isoni. Haleluya! Mana yacu, uri ubuhungiro bwizewe, uri ubuhungiro bwizewe, uri ubuhungiro bwizewe, uri igisubizo cyizewe. Reka tuze imbere yawe, dushime amanga, dutinyutse, twizeye kubikora, kubishoboye, kutabinanirwa, kuko ukomeye, kuko uri Imana, kuko utsinda urugamba, ko nta kikunanira. Mu izina rya Yesu, 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 mu
izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro Mana, shirwa hejuru Mana, kuri Imana yanjye, uri 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 Imana yanjye. Nzaryama nisigure kuko ngufite nk'Imana yanjye. Hey, uri Imana yanjye, 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 uri Imana yanjye. Ni wowe mugabane wanjye, uri umugabane 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 wanjye. Ni wowe mugabane w'ubuzima bwanjye, 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 ni wowe mugabane w'ubuzima, ni wowe mugabane w'ubuzima bwanjye, ni wowe mugabane w'ubuzima bwanjye, ni wowe mugabane w'ubuzima bwanjye. Unanira azakoreye izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Oh, 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 oh. Atatenda mambo makuu, Tugaruka mu ntebe zacu turirimba, atatenda mambo makuu, tugaruka mu byicaro turirimba. hakuna neno isiyowezekana. Atatenda mambo makuu, atatenda mambo makuu, atatenda mambo makuu. Hakuna neno siyowezekana. Atatenda mambo makuu, atatenda mambo makuu, atatenda mambo makuu. Hakuna neno siyowezekana. Atatenda mambo makuu, iyo atatenda mambo makuu, atatenda mambo makuu. hakuna Neno siyowezekana. iyo ngo azakora ibikomeye, azakora ibikomeye. nta jambo na rimwe ryamunanira. Azakora ibikomeye, iyo ngo azakora nta jambo nta jambo iyo nta jambo na rimwe ryamunanirayo. Iyo nta jambo kandi nta jambo ryamunanira. Iyo nta jambo iyo
iyo nta jambo azakora